ahantu henshi muri Afurika umuntu ashobora kunyura akumva afite umutekano, akabona amababi y'ibiti aryamye hasi, ibyatsi birebire bihuhwa n'umuyaga buhoro buhoro, ariko rimwe na rimwe icyo ubona nk'amababi kiba atariyo. Icyo wibwira ko ari igishyitsi gishaje kiba gifite amaso akureba. Tekereza ugiye guhiga cyangwa gutembera mu ishyamba, utera intambwe imwe, ebyiri, eshatu, nta kintu kiguteye impungenge. Mu kanya gato ukabona ahantu hasa n'ahari ikirundo cy'amababi yumye, nta mpamvu n'imwe yatuma ukeka ko harimo ikinyabuzima kizima. Ariko uko ugenda ugisatira, ayo mababi ntabwo yimuka, ahubwo arategereza cyane. Ategereza ko wegera bihagije mu kanya gato cyane, mbere y'uko ubwonko bwawe busobanukirwa icyabaye. Humvikana urusaku rw'ikintu gikubise ubutaka cyane, uburibwe busa n'umuriro w'amashanyarazi ukabwumvira mu bwonko. Tayari uba wamaze kurumwa n'umuhigi uruta abandi mu ishyamba. Iki gihe nta kwiruka kwabayeho, nta gutanga agasopo kuba kwabayeho na gato, yemwe nta n'amahirwe yo kwirwanaho uba wigeze uhabwa, oya rwose. Nyamara icyo wabonaga nk'ikibabi cyari inzoka mbi cyane y'impiri, imwe mu nzoka zifite uburozi bukomeye muri Afurika, kandi ifite amenyo maremare kurusha izindi nzoka zose zifite uburozi ku isi. Gusa igitangaje kurushaho nuko iyi nzoka idakeneye kwirukanka ngo ifate umuhigo, ntikeneye no kuwushakisha, ahubwo iraryama ikicecekera, ikabunda, ikihanganira amasaha menshi, rimwe na rimwe bigafata n'umunsi wose itanyeganyega na buke. Iyo umuhigo yegereye gusa, igitero cyayo kiba cyarangiye mbere y'uko umuhigo umenya ko hari ikintu cyawegereye, ikubita nk'inkuba rimwe gusa. Ese ni iki gituma Gabon Viper cyangwa inzoka izwi ku izina ry'impiri mu kinyarwanda iba umuhigi utagira uko asa? Kuki ifite amenyo areshya na santimetero 5 zose? Ese uburozi bwayo bukora iki mu mubiri iyo bugezemo? Kuki kuyibona bigoye kurusha kubona izindi nzoka zose zihiga? Kandi se ni ukuri ko ishobora kumara igihe kirekire idafashe umuhigo, igategereza kugeza iwucakiye nta guhusha? Iyo ubonye inzoka y'impiri ku ishusho ya mbere, ikintu cya mbere kigutangaza si uburozi bwayo, ahubwo ni ubunini bwayo. Mu gihe abantu benshi batekereza ko inzoka zifite uburozi ziba ari ndende kandi zoroheje nka Black Mamba cyangwa Cobra, Gabon Viper cyangwa impiri yo iratandukanye cyane. Umubiri wayo ni mugufi ugereranyije n'izo nzoka zindi, ariko ukaba ari munini cyane kandi uremereye ku buryo bamwe bayigereranya n'umwana w'ingona muto uryamye hagati y'amababi. Iyo ikunze gukura neza, uburebure bwayo busanzwe bugera kuri metero 2 zose, nubwo hari izirenza. Ariko igitangaje si uburebure bwayo, ahubwo ni ubugari bw'umubiri wayo. Inzoka y'impiri ni imwe mu nzoka zifite uburozi kandi ziremereye cyane kurusha izindi zose ku isi. Hari izipima ibiro bigera kuri 20 byose. Ibi biyitandukanya cyane n'izindi nzoka zihiga zishingiye ku muvuduko. Yo yishingikiriza ku mbaraga zayo, kwihangana no gutungura. Ariko se kuki ikeneye umubiri munini utyo? Igisubizo kiri mu buryo ihiga. Kubera ko idakunda kwirukanka, iba ikeneye kubika ingufu igihe kirekire. Ishobora kumara amasaha menshi, rimwe na rimwe ikaba yanamara umunsi wose idakoze urugendo rurenze na metero 5 gusa. Umubiri wayo munini uyifasha kubika izo mbaraga, ugatuma idakenera gufata umuhigo buri munsi. Gusa hari n'ikindi gitangaje cyane kuri yo. Umutwe w'impiri ni umwe mu mitwe minini cyane y'inzoka mugari kurusha uw'izindi nzoka zifite uburozi. Iyo witegereje hejuru usa nk'ufite ishusho y'ikibabi cyangwa umutwe w'icumu. Ku mpande zawo hari uturemangingo tumeze nk'amahembe mato hafi y'amazuru, ari nayo atuma bamwe bayita Horned Gabon Viper cyangwa inzoka imeze nk'ifite amahembe.
ariko ayo mahembe ntabwo ariyo kurwana, ntabwo ariyo irwanisha, ahubwo nayifasha gusa mu kurinda amazuru no gutuma isura yayo irushaho kwivanga n'amababi y'ibiti ndetse n'ibyatsi biyikikije. Naho amaso yayo nayo arihariye cyane, ntabwo aba ari manini cyane, ariko afite imboni zihagije zifite ikoranabuhanga rihagije nk'izi nyamaswa zihiga nijoro. Ibi nabyo biyifasha kubona neza mu mucyo muke cyane, kandi nimugoroba na nijoro igihe inyamaswa nyinshi zisohoka gushaka ibiryo, yo iba izitegeye izibona neza. Uruhu rwayo narwo ni intwari ikomeye cyane, ntabwo rworoshye nk'urw'izindi nzoka nyinshi. Rufite imiterere ikarishye cyane n'ibishushanyo by'amabara byegeranye mu buryo iyo iryamye hagati y'amababi n'umuhanga mu nyamaswa ashobora kuyinyuraho atayibonye na gato. Abashakashatsi bavuga ko ari imwe mu nzoka zifite camouflage ikomeye kurusha izindi zose ku isi. Ariko nubwo ifite uwo mubiri munini, hari ikintu kimwe gituma inyamaswa nyinshi ziyitinya kurusha ubunini bwayo. Iki si umurizo, si umutwe rwose, ahubwo ni amenyo yayo. Aya menyo niyo maremare kurusha izindi nzoka zifite uburozi ku isi, kandi niyo atuma kurumwa nayo bishobora kwinjiza uburozi bwinshi mu kanya nk'ako guhumbya. Mu gihe inzoka nyinshi zifite uburozi zigira amenyo magufi, imiriyo ifite amenyo ashobora kugera hafi kuri santimetero 5 iyo ikuze neza. Niyo amenyo ifite amenyo maremare azwi mu nzoka zifite uburozi zose, ariko ayo menyo ntabwo ahora ahagaze. Iyi nzoka itaruhije guhiga cyangwa kwirwanaho, ayo menyo aba azingiye imbere mu kanwa kayo ameze nk'icyuma gifunze. Iyo igihe cyo gufungura kigeze, amagufwa yo mu rwasaya ahindura imbere mu kanwa nk'akanya nk'ako guhumbya, maze agahita yinjira mu mubiri w'umuntu cyangwa w'undi muhigo. Niyo mpamvu urunwa rwayo rwinjira cyane kurusha urw'inzoka nyinshi. Ariko se ayo menyo yaba ari yateye ubwoba kurusha ibindi? Oya rwose, igiteye ubwoba kurusha ibindi ntabwo ari icyo, ahubwo n'uburozi buyabamo, n'uburozi ayinyuzamo. Mu mpande z'umutwe wa Gabon Viper cyangwa impiri hari udusabo twihariye dukora uburozi. Iyo irumye, imikaya yo mu mutwe wayo ikanda utwo dusabo, maze uburozi bukanyura mu menyo bukinjira mu mubiri w'umuhigo. Abahanga bavuga ko ubu burozi bugizwe n'urusobe rw'ibinyabutabire byinshi bikorana, bimwe byangiza uturemangingo tw'umubiri, ibindi bikangiza imiyoboro y'amaraso, ibindi bigatuma amaraso adafatana neza, cyangwa ibi twita kuvura akangirika mu buryo bukomeye cyane. Ibyo niyo mpamvu aho yarumye hashobora kubyimba cyane, kubabara bikabije no kwangirika kw'inyama zaho uburozi bwinjiye. Ariko hari ikintu gitangaje abantu benshi batazi. Impiri ntabwo ihora isuka uburozi buri gihe mu kirumye cyose. Rimwe na rimwe ishobora kuruma idatanze uburozi bwinshi, cyane cyane iyo iri kwirwanaho aho guhiga. Abahanga babyita dry bite cyangwa kurumwa kudatanga uburozi bwinshi, ariko umuntu ntashobora kumenya ako kanya. Niyo mpamvu urumwe wese agomba kwihutira kujya kwa muganga. Naho iyihiga inyamaswa zo kurya akenshi itanga uburozi buhagije kugira ngo umuhigo ucike intege vuba, ariko nubwo ifite ubushobozi bwo gutanga uburozi bwinshi, ntabwo ibukoresha nabi na gato, kuko ibukoresha mu mbaraga zikomeye cyane, kuko kurema ubwo burozi umubiri wayo ukoresha imbaraga nyinshi. Niyo mpamvu gutanga uburozi bwinshi bisaba igihe
kugira ngo umubiri wongere kubukora. Niyo mpamvu iyi nzoka ikoresha uburozi bwayo mu buryo bubaze neza cyane. Ikindi gitangaje kandi nuko impiri idakeneye kurwana igihe kirekire, oya rwose, kuko akenshi iruma rimwe gusa, nyuma yaho ishobora kurekura umuhigo. None se kuki urekura aho kuwufata? Ni ukubera ko ibizi ko uburozi bwayo bukomeje gukora, iyo ikomeje gufata inyamaswa ikomeye iba yikanga ko ishobora no kuyikomeretsa. Nyamara kuyirekura bituma iyo nyamaswa yiruka intera ngufi, ariko uburozi bukayica, bugahita buyica intege buhoro buhoro, hanyuma impiri ikayikurikira ikoresheje impumuro n'ibimenyetso byasizwe n'umuhigo kugeza iwusanze aho waguye utagishoboye kwirwanaho. Ibi ni ubwenge bwo guhiga bukomeye cyane, idakoresheje ingufu nyinshi kandi ikirinda gukomeretswa. Ariko nubwo ifite amenyo maremare n'uburozi bukomeye, hari ikindi gituma iba umuhigi udasanzwe mu ishyamba. Iki si uburebure bwayo, si n'imbaraga zayo, ahubwo ni ukwihangana gukomeye cyane igira. Impiri ishobora gutegereza umuhigo amasaha menshi, rimwe na rimwe ikaba yanategereza umunsi wose. Igitero kiba kirangiye mu gice gito cyane nk'icy'isegonda, ikubita nk'inkuba pa ikaba irakurangije. Mu bwami bw'inyamaswa hari abahigi biruka ku muvuduko udasanzwe, nk'intare yirukanka ku muvuduko ukomeye cyane. Ingwe isimbuka umuhigo ikawufata ku gakanu, inkona imanuka ivuye mu kirere n'umuvuduko ukomeye cyane. Ariko impiri yo ikora ikintu gitandukanye cyane, yo ntihiga yiruka. Mu by'ukuri ishobora kumara amasaha menshi ariko igahita ifata ku ntego. Yoyo iragenda igatega igice, igatega mbushi. Niyo abasirikare bagiye gutega mbushi burya biganye. Niyo mpamvu yo igenda ikiryamira, ikihisha, ikiyoberanya mu mababi, ariko umuhigo wayigeraho igahita ifata mu kanya nk'ako guhumbya. Iyo izamutse nijoro cyangwa kare mu gitondo, ihitamo ahantu inyamaswa zinyura kenshi. Aho hashobora kuba hafi y'inzira z'imbeba zo mu ishyamba, aho inyoni zigwa zishaka ibiryo, cyangwa aho ibindi bikururuka bikunda kunyura. Nimara guhitamo aho hantu, ihita ihicara cyangwa ikaryama ikicecekera. Ntivuga, ntinyeganyeza umurizo, ntiyihindura aho ireba, ahubwo ihitamo no guhumeka gahoro, kuko ubuhumekero bwayo cyane cyane buba ku buryo kuyibona biba bigoye. Mu gihe imbeba iri gushakisha utubuto cyangwa inyoni iri gutoragura udukoko, nta n'imwe iba izi ko hari inyamaswa iyikurikiye cyane. Gabon Viper cyangwa impiri ntikurikirana umuhigo n'amaso gusa, ahubwo kimwe n'izindi nzoka nyinshi ikoresha ururimi rwayo rwigabanyijemo kabiri. Burya buri kanya irarusohora ikarugarura mu kanwa. Ibyo si ugukina, urwo rurimi rwegeranya uduce duto cyane tw'impumuro turi mu kirere no ku butaka. Iyo rugarutse mu kanwa, ayo makuru asomwa n'urugingo rwihariye ruyifasha kumva impumuro. Nibwo bimenya niba umuhigo wegereye, aho uvuye n'aho ugana. Hari n'ikindi gikomeye abahanga bavuga ko impiri ishobora kumva neza cyane kunyeganyega k'ubutaka. Iyo imbeba cyangwa indi nyamaswa ikandagiye amababi hafi yayo, ibyo kunyeganyega binyeganyegesha kandi ikintu kiri kuza ihita icyumva nubwo itaba yakibonye neza. Ubwo rero iba yiteguye, ariko ntabwo ihita itera, oya rwose, ireka umuhigo ukegera cyane, kubera ko iyi ntera iba ngufi cyane. Ihita ifatira mu ntera ngufi cyane. Yamaze kureka ikintu kikayegera, amahirwe yo kukica aba ari make cyane. Iyo iri mu ntera nini, mu kanya gato cyane umutwe wayo urasimbuka
akanwa kagafunguka, amenyo maremare agahita yinjira mu mubiri w'umuhigo. Igitero cyose kirangira mu gihe gito cyane, ni nko guhumbya rwose. Nyuma y'ibyo hari ikintu gitangaza abantu benshi, nyamara impiri akenshi irekura umuhigo aho kuwufata ngo iwukomeze cyane. Ariko si uko biba bimeze. Uburozi buba bwamaze kwinjira mu mubiri bugatangira gukora akazi kabwo. Umuhigo ushobora kugerageza kwiruka metero nke cyane, ariko uko ugenda ni kugenda ucika intege. Iyo umaze kugwa hasi cyangwa udashoboye gukomeza, impiri nibwo iwukurikira ikawumira wose, kuko urwasaya rwayo rushobora kwaguka cyane kurusha uko abantu benshi babyibwira. Iyi ni imwe mu mpamvu itagikoresha ingufu nyinshi mu guhiga. Nta kwiruka, nta ntambara ndende, nta gukomeretswa n'umuhigo urwana, ahubwo ubwenge bwayo nibwo buyihindura umuhigi ukomeye mu ishyamba. Ariko se niba ihiga ityo, kuki abantu benshi bayikandagira batayibonye? Niki gituma n'abahigi b'inararibonye bayinyuraho ntibamenye ko iri imbere yabo? Iyo abantu bumvise izina inzoka y'impiri yitwa Gabon Viper, benshi bahita batekereza ko ahantu hamwe gusa yibera ari mu gihugu cya Gabon. Ariko siko biri. Nubwo yiswe Gabon Viper kubera aho yasobanuwe bwa mbere n'abahanga, iyi nzoka iboneka mu bindi bihugu byinshi cyane byo muri Afurika, yemwe no mu Rwanda, cyane cyane za Bugesera, Kirehe, Kayonza, Nyagatare n'ahandi. Ushobora no kuyisanga mu mashyamba n'ahantu h'ibyatsi byinshi mu bihugu birimo Cameroon, Repubulika ya Kongo, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Guinea Equatorial, Nigeria, Uganda, Kenya, Tanzania n'ahandi henshi hafite ibidukikije bibera ubwihisho. Ariko se kuki hitamo ayo mashyamba? Impamvu ya mbere nuko akungahaye ku nyamaswa nto ikunze guhiga, zirimo nk'imbeba, inyoni zimanuka hasi n'ibindi bikururuka. Naho impamvu ya kabiri nuko amababi menshi ahora atwikiriye ubutaka. Ayo mababi niyo ahinduka ingabo yayo ikomeye kurusha izindi zose. Iyo impiri yinjiyemo irihisha bikomeye cyane. Ntabwo iba yacitse, ntabwo iba yihishe munsi y'ibuye, ahubwo iba ikiri aho uyireba, ariko amaso yawe ntayitandukanye n'amababi ayikikije. Niyo mpamvu abashakashatsi bamwe bayita umwami wo kwihisha mu nzoka zo muri Afurika. Hari igihe abahanga bakora ubushakashatsi bamara iminota myinshi bashakisha Gabon Viper ahantu baba bazi neza ko iri, ariko bakayibona ari uko imaze kunyeganyega. Ibi si ukubera ko amaso yabo adakora neza, ahubwo ni ukubera ko uruhu rw'iyi nzoka rwakozwe na kamere mu buryo butangaje cyane. Amabara y'umuhondo wijimye, umukara, ikigina n'umutuku wijimye akora ishusho isa n'amababi yapfuye, ibishishwa by'ibiti n'ubutaka bw'ishyamba. Iyo uyirebye kure, ubwonko bwawe buhita buyifata nk'igice cy'ubutaka. Niyo mpamvu abantu benshi bavuga ko inzoka y'impiri itihisha, ahubwo ituma amaso y'umuntu ayibura. Hari n'ikindi gitangaje kuri yo. Iyi nzoka ntabwo ikunda kujya ahantu hafunguye cyane. Ikunda ahantu hari igicucu, ubutaka butose n'ibimera byinshi. Aho hantu niho haba hafite amahirwe menshi yo gutungura umuhigo no kwirinda inyamaswa ziyihiga. Ku manywa abenshi iba ituje cyane. Niyo mpamvu akenshi ubushyuhe bugabanutse nimugoroba cyangwa nijoro nibwo itangira kugenda buhoro ishakisha ahantu heza ho gutega umuhigo. Ntabwo ibigenda urugendo rurerure, nta mpamvu, ahubwo izi nzoka zizigama ingufu kurusha izindi nyinshi. Ahantu hamwe hashobora kuzizahaza cyangwa kuzihaza zikaba zamara igihe kirekire. Niba inyamaswa zihanyura kenshi,
niyo mpamvu niba iteze imara igihe kirekire cyane itegereje umuhigo, ariko nubwo ibasha kubura amaso y'umuntu, hari ibanga rirushijeho gutangaza kuri iyi nzoka. Ntabwo yihisha gusa, yisanisha n'ibidukikije ku buryo ishobora gusa n'ikibabi cyapfuye cyangwa igice kinini cy'igiti. Ubu uko kamere yayifashe, yayihaye amabara niyo miterere, ni imwe mu nkuru zitangaje kandi zikomeye cyane kurusha izindi ku isi z'ibikururuka. Mu gice gikurikira tugiye kureba impamvu iyi nzoka hari abantu benshi batayizi kandi ikaba ifite uburyo yisanisha n'ibyatsi n'amababi cyane. Ni nayo mpamvu kuyikandagira byoroshye cyane kuruta kuyibona. Hari abahigi biruka ku muvuduko udasanzwe, hari abandi bakoresha imbaraga, ariko impiri iyo ifite intwari imwe idasanzwe kurusha izo zose: kutaboneka, kwigisha umuhigo ikawufata umuhogo. Iyi mpiri ihitamo gukoresha imbaraga zikomeye cyane ikihisha, maze igahita icakira umuhigo. Iyo uyirebye bwa mbere ushobora kwibwira ko ureba amababi yaguye hasi yatwawe n'umuyaga, ndetse n'iyo wayegera cyane amaso yawe ashobora gukomeza kubyirengagiza. Nyamara impamvu nuko kamere yayihaye uruhu rutangaje cyane. Amabara yayo ntabwo ari ayo kuyitaka gusa, ni uburyo bwo kwifasha kubaho. Ku mugongo wayo hari ibishushanyo bimeze nk'uduce tw'amababi yumye, ibishishwa by'ibiti n'ubutaka bw'ishyamba. Iyo urumuri rw'izuba rwinjiye hagati y'ibiti rukagwa ku butaka, ayo mabara avanga n'igicucu ku buryo biba bigoye cyane gutandukanya aho inzoka irangirira n'aho amababi atangirira. Abahanga bita ubu buryo kamufureji cyangwa kwisanisha n'ibidukikije. Ariko impiri si kamufureji isanzwe, ahubwo biyigira imwe mu zikomeye zizwi mu nyamaswa zo ku isi. Hari abashakashatsi bavuga ko bageze aho bamenya ko inzoka iri imbere yabo ari uko imaze kunyeganyega buhoro. Mbere yaho bari bamaze igihe bayireba batabizi. Ibyo nibyo bituma impanuka nyinshi zibaho iyo abantu bagenda mu mashyamba bafite amababi menshi hasi. Si uko carbon vapor iba yabakurikiye, akenshi nibo bageraho bakagenda bayisanga. Iyo yumvise ko hari ikintu kiyegereye ntabwo ihita itera. Mbere na mbere irategereza. Niba icyo kintu gikomeje kugenda kure yayo, ishobora kutagira icyo ikora. Ariko iyo ikandagiwe cyangwa umuntu ayegereye cyane ku buryo yumva nta yandi mahitamo asigaye, nibwo ishobora kwirwanaho ikoresheje urunwa rwayo. Ni nayo mpamvu inzobere mu nyamaswa zihora ziburira abantu bagenda mu mashyamba ko badakwiye kwinjira mu birundo by'amababi cyangwa mu byatsi birebire bambaye inkweto zoroshye. Hari ikindi gitangaje: impiri ishobora kumara igihe kirekire idahinduye umwanya irimo. Ibi bituma n'inyamaswa ziyihiga cyangwa abantu bayinyuraho bakomeza kuyifata nk'igice gisanzwe cy'ubutaka. Mu buryo bwa kamere, icyo ni kimwe mu bintu byayihaye amahirwe menshi yo kubaho imyaka myinshi. Ariko kwihisha si byo byonyine biyigira umuhigi ukomeye cyane. Hari igihe ihita ibona amahirwe aruta ibindi byose yo kubaho ashingiye ku masegonda make gusa. Iyo irumye ibiba mu mubiri w'umuhigo cyangwa w'umuntu. Nibyo bituma izina ryayo ryubahwa kandi ritinywa mu mashyamba menshi ya Afurika. Bigenda bite iyo impiri irumye umuntu? Uko uburozi bwayo bukora mu mubiri, impamvu ubuvuzi bwihuse ari ingenzi, n'icyo abahanga bavuga ku mahirwe yo gukira iyo umuntu abonye ubufasha. Ubundi mu mashyamba ya Afurika impiri itera icyubahiro n'ubwitonzi.
si ukubera ko ishaka guhiga abantu, ahubwo ni ukubera ko kurumwa nayo bishobora kuba ikibazo gikomeye cy'ubuvuzi. Ikintu cya mbere abantu benshi bibeshyaho ni uko iyi nzoka ikunda